ngukumbuye. Mama indirimbo ndi gushya Gutabona mvuga amarangamutima arabikwereka guma kwisezerano nagiranye nawe Anita Mwanyuma ndumva ngukumbuye ndumva ngukumbuye kandi ibyo nibyo niba ngukumbuye turi kumwe nanjye ndagukumbuye mukunzi shushe rimbo barumbwiza ukuri iyi ndirimbo nahoraga buri munsi ko narimbye ku isi ya gitanda nahoraga nyitekereza nyiririmba ariko nanagusingira mbabura mbwiza ukuri ariko ubundi tuvuze ngo kuvuga ni ugutaruka wasimbutse kiriya gipangu gute uzi ko Fabiola Yohana yarahagaze nakubona umeze ngo mbona ndahataragiye kugwa kubita hasi umutwe none mbona urabishoboye uri kumva Fabiola nkavuga atagiye kukubona itahamagara kandi buriya ababigema bari bahari tajyanga yari wenyine kuko simbaze n'Imana yadukenge banza umbwira uyu muriro se hari icyo ugufashije ko wari urugutitira ni kubera imbeho narindi uriya muriro wa mbere no wafashije cyo mpamvu ubona nkomeye Paul sweetheart sorry okay ako uri umugabo umugabo ntajya babara sorry umva sheri maze kubona ko urukundo nta kintu bidakoresha pe hariya numvaga rwose ngomba kubikora uribuka ko nakubwiye ko uri rambo ku gipanga uribuka ko nanagwaye isezerano mubwira ko nzagukura hariya rero njye numvaga ko ngomba kubikora kandi bikagenda neza ubuse mu rugo twajyaga bambwira ngo Emili ngo yagufashe iki ngo kari agasore ko mu cyaro ubuse ko wabashe kurira igipangu kaza kuntabara n'ibitari biriya nzabikora kandi nzakora ibirenze biriya nyizera hano mubwire ngenda sezeranye umutima wawe ko sheri niyo banshyira muri uyu muriro uyu uriko kagurya bakantwika ndi muzima numva ntago nakureka niyo bazana isasu bakarinyuzamo bakanyuzamo amasasu 10 nzapfana Emile mu mutima wawe bakunze b'inzira musanda bashuje muri hose ngamaje ko ibintu byatangiye kujya mu maje kuna kango bita Anita yahuye na Emile byishima ari byose se none bigiye kuba byagende bite ko twavuge kwanga bita Emile akuzi bara rikomeye cyane ndetse akuzishyano rikomeye cyane kuba cikije Anita navuge ko hanga bita Are agiye gutangira guhiga hano Anita yagiye se none baza kuba byagende gute baza kuba byarangira gute ndabizi ko nafite amatsiko menshi kandi nakomeje kubaza kuntu bigiye kuba byagenda gusangiye kubona ko amatsiko kandi ngiye kubona ko bigiye kuba byakurikije byose mu filme inzira musaraba kuko ni benshi irangiye muri guseka ndetse ni benshi irangiye mwishimye mubona yuko ibintu byongeye kuba byagenda neza dore ko ari benshi mwifuzwa yuko Anita ndetse na Emile bakongera guhura gusa mumenye ko bongeye guhura ndetse bahuye banakumburanye cyane ngira ngo vasha ko bari kuririmba karirimbo awumva yuko bose bari bakumburanye cyane ese none bizagenda gutibira urukundo rwabo ruzabasha kuba rwakunda ubundi bibane ese nawe wifuza yuko Anita ndetse na Emile babana nimba kuko ubona yuko Imana izabashyigikira ndetse izakoma kubashyigikira mu rukundo rwabo ukaba wizeye Imana kuko izabikora ko byukuri ukaba byizeye andagira ngo nyarukire muri comment wandikemo amen amen tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana izagoma gushyigikira urukundo rwa Anita ndetse na Emile bakazibanira ubuzira herezo twikomereje ngamaje kubona kwanga bita iribagize ibintu bitoroshye ngamaje kubona kiribagiza yamaje kuba yaba impumyi ese none iribagize bizagenda gute ko yabaye impumyi none hanga ibintu bigiye kuba byagenda bite none kanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane none hanga iribagiza ko tubonye ko afite agahinda gakomeye cyane ndetse iribagize ari mu gahinda kenshi cyane ese bizagenda gute bizarangira gutaka agahinda iribagize ari maze abasha kuba yakavamo dore ko twabonye bira byose wabikoze ari Fabiola gusa tubonye yuko angaha ngo bita cyusa ari kuvuga ati umuntu wakoze ibi byose ngomba kuba namwereka yuko ngomba kuba nakwihorera ese none bizagenda gute umunsi anga uwo bita cyusa yamenye yuko Fabiola ari wagize gutya karoga iribagize ubundi iribagize akabe mu myino nako tuzi neza yuko cyusa nta bintu by'imikino ko tuzi neza yuko cyusa nta bintu by'imishinye kagiye agira muri ibi bintu ese none bizagenda gute bizarangira gute ndabizi ko namatsika ufite ari menshi ndetse nawe ukomeje kugenda usengera iribagize uvuga ati iribagize
turashaka ko yongera gukira, turashaka ko Iribagiza yongera kureba, niba ariko ko wizeye yuko Iribagiza azakira ndetse Iribagiza azongera kureba akamera neza ndetse biriya bintu bamuroze bigakira, ukaba ubyizeye koko by'ukuri, ukaba wizeye Imana yuko ishoboye byose, ukaba wizeye yuko Imana izabikora, ndagira ngo nawe unyarukire muri comment ubashe kuba wakwandikamo amen amen kugira ngo twereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ishoboye byose. Twikomeje nkamanye ko kanga ubita mama Iribagiza nawe nta bintu by'imikino mama Iribagiza abwije ukuri umugore wa Kamada akamubwira ati nawe uri umwe mu banzi bacu kuko nawe ufatanyije na Rugemwa, nawe uri umwe ugira inama Rugemwa mu bintu byo agomba kuba yakora kugira ngo abashe kuba yatwara imitungo yanjye. Ese none bizagenda gute ko tubonye ko anga ubita mama Iribagiza yari afite umujinya mwinshi cyane ndetse ubona yuko yarakaye cyane ari kubwiza umugore wa Kamarade kuramubwira ati ibyo ukora byose n'ubundi uri gushaka kuneka kugira ngo nkuremo amakuru nangiza ujye kuba wayaha Rugemwa. Ese none bizagenda gute kanga ubita mama Iribagiza akomeje kwanga umwana we ko mama Iribagiza akomeje kugenda agira gutya akanga Burina akamubwira akavuga ati Burina iyo mubonye mbamona ari amaraso ya Rugemwa ari kumutemberamo. Ese none bizagenda gute mama Iribagiza ibintu ari gukorana ibyo mama Iribagiza gufata umwana we akamwanga ibintu ari kubona ari gukora ari byo, dore ko navuga ko bita Burina nta cyane kimwe afite, navuga ko bita Burina nta kintu na kimwe azi kuko ibyabaye byose nta ruhara bifitemo, ahubwo ikosa ryabayeho ni rya Rugemwa, ni Rugemwa wakoze ikosa gusa. Navuga kanga mama Iribagiza kuba atari yagira gutya ngafungisha Rugemwa cyangwa kuba atari yihorera kuri Rugemwa, ahora abona yuko agomba kuba yakwihorera ku mwana. Gusa navuga ko ibi byose bizashira umunsi Rugemwa yafunzwe ndetse umunsi mama Iribagiza yumva yuko koko yihorera, umunsi mama Iribagiza azumva yuko koko umuntu wamubabaje nawe ari kubabara, nibwo hanga navuga ko bita mama Iribagiza azatangira kubona yuko Bruno nta cyaha afite ndetse azatangira kubona ko Bruno ari umwana yuko koko atangira namukunde cyane, kuko hanga navuga ko mama Iribagiza kuba atari yihorera kuri Rugemwa ndetse kuba atari yabona na Rugemwa ubundi ngamubwiye amubaza ikintu yamuhoye, nicyo navuga ko hanga ari kugenda agerageza kuba yababaza umwana wa Rugemwa kugira ngo agerageze kureba yuko Rugemwa nawe yababara. Gusa turabizi neza yuko bita Rugemwa nta mutima agira, turabizi neza yuko Rugemwa nta bintu by'imuhe ajya agira. Ese none bizagenda gute ko twabonye ko hanga ubita Isimbi nawe ibintu bitoroshye, ko twabonye ko hanga ubita Isimbi ameze nabi ndetse Isimbi abayeho mu buzima atigeze abaho. Ese ibi bintu Isimbi yishuye maze yabasha kuba yabikora? Ese Isimbi azashobora guhinga ko twabonye yuko ibintu byo guhinga byamunanira? Mwabonye ko ejo bundi wo bita Isimbi yagiye mu murima gusa guhinga bikamunanira kuko ntigeze abikora ndetse yavutse ari ikintege iwabo. Gusa ibintu mwabonye ko ubuzima bugenda buhinduka, ubuzima ntabara bugira ubuzima isaha n'isaha bwahinduka. Rero nimba nawe koko umeze neza uyu munsi ntukirarire cyangwa ngo wirate kubakennye ngo ugende ubabwire ati ngo ntaho muzagera ntacyo muzashobora, nawe ntabwo uzi ejo ukuntu hameze, ntabwo uzi icyo hahatse. Rero bigendemo gakeya, ubitware gakeya kuko ibi bintu nta muntu uzi ukuntu ubuzima bumeze ndetse ubuzima buhinduka mu gihe gitoya cyane. Navuga ko ubuzima bumeze nk'ikirere. Rero nawe uri kubona ko ngo bita Isimbi ari kubasigira isomo rikomeye cyane ndetse Isimbi ari kubereka yuko ibintu bishobora guhinduka mu masegonda make cyane, ukisanga uri hasi wari uri hejuru ukisanga uri hasi. Ese none bizagenda gute ibintu Isimbi azabishobora? Ibintu byo guhinga Isimbi azabibasha cyane ko twabonye kwanga Isimbi yageze bamubwiye ati kugira ngo ubashe kuba watunga umwana wawe nuko ugomba kuba wahinga ndetse ugashaka n'uburyo umesa imyenda y'abaturage kugira ngo ubone igitunga umwana wawe. Ese none bizagenda bite kangaha? Muri kubona kino filime yacu kugenda igira iryoshye cyane ndetse no filime iri kugenda igana ku musozo. Ese none bizagenda gute kanga? Navuga ko bita Rugemwa nawe agiye gunga ndetse ko navuga ko bita Fabiola agiye kwihakana Rugemwa. Ese none bizagenda gute Nyirantambara ari bwaze kuba yakurikema namara kumenya yuko Emile yacikanye Anita? None biraza kuba byagenda gute? Se ari bwaze kuba yabikoreye iki? None ari bwaze kuba yakwira? None ari kumwabonye yuko ameze nk'umusanzi ndetse wagira ngo baramuroze, wagira ngo bamutumye Anita. Ngira ngo ubonye kwanga bita akunda Anita ndetse akanakabya cyane. Ngira ngo ubonye ibintu ahanga bita arakora by'ubusazi ndetse wabonye ko yabwiye Fabiola ati nindamuka ntabanye na Anita nzabicira kandi nzahera kuri Fabiola. Ariko none navuga ko hanga ubita Anita ubwo yamaje gucika, none navuga ko Fabiola adafite ikintu cyo kuba yasobanura ndetse na Nyirantambara na Rugemwa badafite ikintu cyo kuba basobanura, ari bamubwira ukuntu ubita Anita yacitse, bamubwira ukuntu Anita yacitse. Kandi twabonye ko hanga ubita Anita iri yamaje kwemera yuko bagiye kuba babana ndetse yabwiye arati tugomba kuba twajya kubana mu murenge ndetse tugasezerana tukajya kwibanira kuko nanjye ndagukunda. Navuga ko hanga ubita Anita yakinyaga kino keza cyane ndetse yarari kubeshya Rugemwa ndetse na Fabiola ko babeshya yuko ibintu byose yabyemeye. Gusa navuga ko bira byose byabaye ari Anita ndetse na Emile bari babipanze. Ngira ngo abonye kwanga bita Emile ndetse na Anita yari yamuhaye telefone yo
navuge ko ahangaho bita Anita yari afite telefoni, ndetse iriya telefoni ni Emile wari wayimuhaye nk'uko mwari mwabibonye. Rero iriya telefoni niyo bagiye bavuganiraho, ndetse amubwira imipango yose, amubwira n'ukuntu ibintu byose bigomba kugenda, amubwira ukuntu agomba kwerekana yuko ibintu byose yabyemeye kugira ngo babashe kuba bamurekuza, kugira ngo ahangaho bita Emile azabone ukuntu azamukikisha. ngira ngo mbonye ko ahangaho bita Emile yakoze agake, ndetse Emile yatunguye Fabiola cyane. Ese noneho imipango ya Fabiola yari yapanze yo gufata Emile, bundi bakamubeshyera yuko yafashe umukobwa ku ngufu, iraza kuba yakunda ko navuge ko ahangaho bita Emile agiye kuba yabaho mu bwihisho bukomeye cyane, ndetse Emile agiye kujya kwibanira na Anita. Ese nawe urabishyigikiye yuko Emile na Anita bajya kwibanira? Nawe ujye muri comment ubitubwire koko nimba nawe umushyigikiye, nawe ujye muri comment ubashe kuba wabitubwira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kuryoha, kandi nawe utwereke yuko ukunda Emile ndetse na Kamarade bakunda cyane, utwereke yuko nawe wifuza yuko urukundo rwabo rwakomeza gutera imbere, ndetse baguma kwibana, ndetse baguma gukundana cyane. Ngira ngo ujye kwanga urukundo rwa ruryoshye, ngira ngo ubonye kwangaha ibintu bimeze neza cyane, ngira ngo ubonye kwanga bita Emile ndetse na Anita ibintu byari biryoshye, ubona ko bameze neza, ubona ko bishimye, ubona ko urukundo rugeze aho ruryoshye. Ese noneho bizagenda gute? Ari bwaze kuba yamenya ahantu Anita yagiye, ari bwaze kuba yamenya ahantu Emile yajyanye Anita. Ese noneho ari bwaze kuba yakurikira ko navuge kanga wita agiye gushaka abicanyi benshi, ndetse agiye gushaka abicanyi bagahiga Emile, ndetse agatanga itegeko rivuga yuko niba mabara kubona Emile nta kindi kintu bagomba guhita bamwica. Ese noneho Emile ari bwaze kuba yacika ibintu, Emile ari bwaze kuba yabihungire ko navuge ko nangahe ahantu bigiye kugera ari ahantu haryoshye cyane, ndetse na filime yacu igiye kuba yagana hiryoshye cyane, sije no kuba yagana ku musozo cyane, ko navuge ko Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byarangira, ndetse Rugemwa ibyo yishe imyaka myinshi, Rugemwa ibyo yanze ko bimenyekana byose bigiye kuba byajya ahagaragara cyane, ko navuge ko polisi igiye gutangira kuza gukoraho Rugemwa iperereza, bagiye gutangira kumukoraho iperereza, bakamenya buri kimwe cyose, ndetse bakamenya byose, bakamenya n'urupfu rwa papa Iribagiza, bakamenya ibintu byose uko byagenze, bakamenya n'ibitongo yo kwa Iribagiza ahantu iri. Ese noneho Rugemwa ari bwaze kuba yakurikira, Rugemwa ari bwaze kuba yabigenza gute, Rugemwa ari bwaze kuba yahungira cyane, yuko navuge ko ahangaha musaza Iribagiza namara kumenya amakuru yuko Iribagiza amajije kuba yahuma, ugiye guhita ubona umujinya wa musaza wa Iribagiza, ugiye guhita ubona umujinya wa Rurangirwa, ugiye guhita ubona ko Rurangirwa agiye gutangira gushyira imbaraga mu bintu byo kwa Rugemwa, ndetse agiye gutangira guhiga Rugemwa hasi no hejuru, amubaza impamvu bafashe Iribagiza ubundi bakamuroga. Ese noneho bizagenda gute nibimenyekana yuko biriya byose ari Fabiola bikoze, nibimenyekana yuko ari Fabiola bikoze, noneho bizagenda gute ko navuye ko ahangaha Fabiola nawe ibyo biraza kuba birangiye. Mbere ko dukomeza kugira ngo nkwibariza akabazo gatoya cyane, ese wowe ubaye uri umucamanza, ubaye uri gucira Rugemwa urubanza, urumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe? Jya muri comment nawe utubwire imyaka wumva wakatira Rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na Nyirantambara, utubwire imyaka wabakatira ubaye uri umucamanza, ukavuga ati wenda bakatiye imyaka 10 cyangwa bakatiye umwaka umwe. Ese urumva bakwiye kuba bakatirwa imyaka ingahe? Ese bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu? Nawe jya muri comment utubwire igihano wumva waha Rugemwa, kugira ngo nawe abashe kuba yakwishyura ibyo yakoze byose, kuko muri kubona kanga Rugemwa nta keze, kandi muri kubona ko Rugemwa yakoze ubugome bukomeye cyane bw'indengakamere, kandi muri kubona ko yiteguye no kuba yakora ibindi byaha byinshi. Ese noneho bizagenda gute? Rugemwa azafatwa? Rugemwa ibyo bizagenda gute? Rugemwa ibyo bizarangira gute? Mbere yuko dukomeza rero, ndagira nkwereke filime iri guca ibintu hirya no hino, dore ko ino filime yakomeje kugenda ivugisha benshi, ndetse benshi bayitegereje inyamatsiko menshi cyane, benshi bari kwibaza uburyo izasohoka, bari kwibaza igihe izasohokera. Gusa ntikiguye ko ino filime ugomba kuyisanga kuri Kamarade Films. Nyarukiro nawe ukore subscribe kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu wa mbere. Reba ino filime nawe utubwire uko wayibonye, ndetse utubwire imba kuko nawe wifuza ko wayireba, ubundi nkurangira ahantu urabwaze kuba wayisanga. Kuri filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Giramata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'agataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari ntabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze mbikoherereza. Nongere wiki? Ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora, sinshobora. No, ntabwo nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we.
ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? uca inyuma mukuru wawe nk'umukuru wawe waje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse wapfuye yarihuse. ese kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa cyenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. bizagenda gute ribagiza bizagenda gutese ko twamaje kubona kwanga ubita Fabiola biriya byose rero bipanze se Fabiola ari wapanze buri kimwe cyose. Ese Fabiola bipanze agamije iki Fabiola kugira ngo apange kugira ngo bagire iribagiza impumyi ara Fabiola agamije iki Fabiola niki kintu yarategereje nawe namatsiko menshi kandi nawe nicyo kintu gikomeje kugenda ukibazaho cyane gusa njya guhe ko ay film igiye kuza none agace kagiye kuza ari umuro mbere ko dukomeza rya manze nkwereka filime nziza cyane, filime igiye kuba yaca ibintu ndetse akubana mukunda filime nyarwanda ni nayo ntigucike, ni filime nziza cyane igiye kugaragaramo abarijeti muri filime nyarwanda nka Rugemwe ndetse Fabiola ndetse na Nyantambara bose bagiye gutangira kugaragara muri ino filime nyarwanda. Ntukuye gucikwa n'iyi ngiyi. Ubu noneho Bonflix yabateguriye filime idakwiye gucikwa yitwa Ntibavuga Barababara. Iyi filime iragaragaza ubuzima butavugwa burimo ibikomere n'amarira y'abana batotezwa n'abakababereye ababyeyi. Iyi filime kandi izagaragaramo abakinnyi bamaze gufata imitima ya benshi muri sinema nyarwanda barimo Fabiola, Rugema, tutibagiwe na Mr Rwiri. Iyi filime irasohoka vuba ikazajya inyura kuri YouTube channel ya Bonflix. Ntukuye gucikwa n'iyi filime ndakurahiye. ngira ngo nayo bamaje kubyumvira ko yuko ari filime nziza cyane, ari filime igiye gutangira gucishwa kuri Bonflix. Niba rero ko ushaka kugira ngo urebe ino filime kandi ushaka kugira ngo uryoherwe na sinema nyarwanda, ngira ngo unyirukire kuri Bonflix ukane subscribe kugira ngo umunsi ino filime yasohotse uzayibone mu bambere. Twikomeje ngamaje kubona kwanga ubita iribagiza ibintu bitoroshye, ngamaje kubona ko iribagiza yamajije kuba yaba impumyi. Ese none bizagenda gute iribagiza zakira? Niba rero ko wizeye yuko iribagiza zakira ndetse ukaba wizeye ko Imana izakora ibitangazo undi iribagiza kongera kuba yareba, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana izakora buri kimwe ndetse Imana izatabara iribagiza kongera kuba yabona amaso iribagiza kongera kuba yareba, dore ko twabonye kwanga byose ari Fabiola biteguye ndetse ari na Fabiola wohereje uramwicanya akajya gutera iribagiza bira bintu mu maso. Ese none bizagenda gute twamaje kubona kanga bita mama iribagiza yatangiye kuba yabwira uno mugore wa Kamarade ati nawe uri umwanzi wanjye, nawe uri ufatagije na Rugemwa, nawe nagunya nkwizira kuko nawe ushaka uri kuneye kushaka kugira ngo ugende ubwire Rugemwa buri kimwe cyose. Ese none bizagenda gute hanga ko twamaje kubona ko mama iribagiza atari kwizera uno mugore wa Kamarade none anga ibintu bigiye kuba byagenda bite? Ese none mama iribagiza ko akomeje kwanga umwana we Bruno bizagenda gute? Uri kumva mama iribagiza akwiye kuba yaguma kwanga umwana, urumva mama iribagiza akwiye kuguma kwanga Bruno? Ese Bruno yaba afite ikihe cya ku buryo anga mama iribagiza akomeza kumwanga ndetse mama iribagiza asigamo mubona akabona yuko ari Rugemwe? Urumva kanga ari ikibazo gikomeye cyane ndetse ari n'ikibazo urumva ko anga mama iribagiza ashobora kuba afite ihungabana rikomeye cyane rituma abona umwana we yanagize akabona yuko ari Rugemwe, akabona ari amaraso ya Rugemwe ari kumutemberamo. Urumva kanga ari ikintu gikomeye cyane. Ese none bizagenda gute mama iribagiza azongera kuba yabona Bruno mubone nk'umwana we no kugira ngo mubone nk'umwanzi we Rugemwe azongera kumubona mubone nk'umwana we? Ndabizi ko nawe iki kintu uhora usengera ndetse nawe iki kintu uhora ufite amatsiko menshi gusa ugiye kubona ko ibintu bigiye kuryoha kandi ugiye kubona kanga wita mama iribagiza agiye gutangira gukunda Bruno. Ngira ngo mvishije kanga mama iribagiza yavuze ati sinzigera njya mu rukiko na rimwe Bruno akira hanga. Ese mama iribagiza yabashaka gukorera iki Bruno? Urumva kanga mama iribagiza afite urwango rukomeye cyane ndetse asigaye yanga umwana we Bruno ku buryo asigaye amubona akabona yuko ari Rugemwa. Urumva kanga mama iribagiza aramutse abonye Bruno impanda ashobora kuba yanamwica. Ese none bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuryoha no kangaha? Navuga yuko imigambi ya Fabiola yose yari yapanze yo kuba bagira ngo bagire gutya bafate Emile ubundi bamubeshyire yuko yafashe umukobwa ku ngufu. Navuga yuko byose bigiye kurangira, dore ko anga navuga yuko bita Emile agiye kwiberaho mu buhungiro ndetse agiye kujya kwibana na Anita kure cyane, bagiye kujya kubana nta muntu numwe ubatesha umutwe ndetse bagiye kuba bahunga ku buryo anga bita arazamushaka ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara bazashaka Anita bakamubura. Ese none bizagenda gute kanga? Navuga yuko bita Anita yakinye Rugemwe ndetse na Ari yabakinya agakino keza cyane. Ngira ngo abonye kwanga bita Anita yari yemeye yuko agiye kuba yabana na Ari ndetse buri kimwe cyose bambwiraga yari yakemeye, ubona ko ari guseka bazi ngo wenda ibi byo bambwiye byose yabyemeye. Ngira ngo abonye kwanga yabwiye Arati nagukunze nzajya kubana nawe. Ngira ngo abonye ko byose hanga bita Anita yari gukina agakino keza cyane ndetse Anita yaginye umukino mwiza cyane wo kugira ngo abeshye Rugemwe ndetse na Fabiola ubundi bakamwemera kuba bamuha freedom agasohoka hanze. Ngira ngo wese ubona kwanga yari wagira ngo yari yapanze no bita Emile. Navuga ko anga ari agapangu bose bapanze, ngira ngo navuga ko atari ibintu byahuriranye kuko anga navuga yuko anga bita
ahangaho bita Emile ndetse na Anita bari babipanze yuko Anita agomba kuba yakwemera buri kimwe cyose kugira ngo babashe kuba bamurekuza ubundi azaze kuba yamukikisha. Ese noneho bizanye gute kangambwa muje kubona ko ibi nari byiza cyane. Mbere yuko dukomeza nagira ngo manze wumva aka karirimbo uwo bita Anita ndetse na Emile baririmbye, wumva yuko bari kuvuga ati ndagukumbuye naye ndagukumbuye, wumva yuko ari akaririmbo keza cyane ndetse ubona yuko ari akaririmbo abaririmbaga bose kabavuye ku mutima. Ndaza nyuma y'aka karirimbo dukomeza tureba ibigiye kuba byakurikiraho ndetse tureba n'igitangazo kigiye kuba cyaba iribagiza akabasha kuba yakira amaso. Ndumva ngukumbuye, ndumva ngukumbuye. Ngira ngo nawe uri kubona yuko anga ubita Emile ndetse na Anita bishimye cyane, ngira ngo kubona ko ibyishimo byabasanze. Ese none biraza kuba byagira gute, biraza kuba byabaga amahoro cyangwa anga ubita Anita bari bwaze kongera kumufata cyane yuko anga Anita noneho yongeye gusubira kwa Rugemwe atakongera kuhacika atagugera no kuba yasohoka cyane yuko anga ubita Rugemwe ndetse na Fabiola babamajije kubona yuko anga n'umukobwa ngo ni Anita ibintu byose babwira bababeshya batakongera kuba banamwizera, batakongera kwizera yuko koko ibyo ari kubabwira ari ukuri. Ngira ngo mvishe kanga ubita Anita abwiye kamarade ati abwiye Emile ati icyo nzakora cyose cyaba cyose nzaguma ngukunde, niyo bafata bakashyira muri nomero ndetse niyo bamfata bakandasa amasasu nk'igihumbi nge nzaguma nkwikundire, nta kintu kizantandukanya nawe. Ese urukundo rwabo nawe urarushyigikiye? Nawe ndagira ngo ujye muri comment rugire ijambo ubabwira kugira ngo tureke ko nawe urukundo rwabo urakigikiye kandi nawe wizeye yuko bazabana, wizeye yuko Imana izaguma kubashyigikira mu rukundo rwawe. Mwamajije kubona kwanga bo bita Isimbi atangiye kuba yashira, yatangiye kuba yatekereza ko byabaye byose, atangiye kubona yuko ibyo yakoze byose atari byo ndetse atangiye kumera nk'ari kubyishuza, atangiye kubona yuko ibyo bamubwiraga byose atangiye kugenda abibona. Ese noneho bizanye gute twamaje kubona kwanga bita Isimbi yahisemo kuza kwibera umuhinzi no kugira ngo atange umwana, yongera ngo ubonye kwanga bita Isimbi yaje kuba yajya kwibera ahantu mu cyaro kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Ese ibintu Isimbi yakoze ni ibintu Isimbi yakoze azabishobora? Ese Isimbi guhinga azabasha kuba yabikora? Deko twabonye kwanga Isimbi ibintu byo guhinga atigeze abikora ndetse ibintu byo guhinga atigeze abimenyera. Ese noneho bizagenda gute bya Isimbi, bizarangira gute? Ese noneho cyusawe namara kumenya yuko Isimbi yagiye mu cyaro ndetse abayeho ubuzima bubi cyane bizagenda gute? Ese Isimbi azababara Rugemwe ndetse na nyina Ntambara azabasha kuba yabaha imbabazi? Ese ubaye uri Isimbi wababarira Rugemwe na nyina Ntambara ukabaha imbabazi ukababarira? Nawe ujya muri komeze tubwire kugira ngo ukomeze kutwereka ko wadukurikiye kandi ukomeze kutwereka yuko nawe ukunda ino nzira, ukunda ino filime ziri umusarakaye nawe koko uyikurikirana umunsi ku munsi, kuko muri kubona ko ibintu byatangiye kuba byageraho biryoshye cyane, si ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Dore ko turi kubona kwanga bita Anita, turi kubona kwanga bita Anita ndetse na Emile ibintu byaryoshye, turi kubona kwanga bita Anita ndetse na Emile biyemeje kuba bakwibanira. Ese bizagenda gute ibi bintu bapanze bizacamo? Ese Imana izaguma kubarinda? Nawe ndabizi ko nawe ari cyo kintu ufite amatsiko ndetse kandi nawe ari cyo kintu ukomeje kuba wakwibazaho cyane cyane yuko navuga kanga bita Are agiye gushyiraho abicanyi bagomba guhiga Emile ndetse agiye gutanga itegeko rivuga ati Emile nimuramuka mumufashe muzahite mumwica, nta yindi bivugano muzahite mumwica. Ese noneho Emile azabasha kuba yacika? Emile azabasha kuba yacika? Ibi abicanyi bagiye kusa kumuhiga, bagiye kumuhigana na Anita bizabasha kuba byakunda? Urumva ko noneho angari ibintu bigiye kuryo, noneho umva kwanga